boom! Uyu munsi tugiye kuganira uko abagabo babara ukwezi mu gihe gito bakaboneza urubyaro. Umugabo agira ukwezi? Reka da! Ariko ubushakashatsi bwerekanye ko umugabo cyangwa umusore uzi kubara ukwezi k'umukunzi we agira uruhare rukomeye mu kuboneza urubyaro. None se ukwezi k'umugore gutandukanye gute n'ukwezi gusanzwe k'umwaka? Ukwezi k'umugore guhera ku itariki aboneyeho imihango kugeza ku itariki azaboneraho indi mihango. Bivuze ko abagore bose bagira ukwezi kumwe? Oya, hari abagore bagira ukwezi guhinduka, hari n'abagore bagira ukwezi kudahinduka. None se ayo mezi yombi wayatandukanya gute? Biroroshye cyane. Ubara kwa kwezi k'umugore mu gihe cy'amezi 6. Iyo usanze iminsi ingana buri kwezi, uko kwezi kuba kudahinduka. Wasanga itangana, uko kwezi kuba guhinduka. Uyu munsi reka turebere hamwe ukwezi kudahinduka kubarwa gute. Akenshi ukwezi kudahinduka kuba kugizwe n'iminsi 28, ariko ishobora kuba 22, 25, 31 cyangwa se 35, ariko ihora ingana buri kwezi. Nkuko bisanzwe, reka tubyerekane twifashishije ibikoresho dusanzwe dukoresha mu gikoni. Uru ruziga rurerekana ukwezi k'umugore kudahinduka. Ni urugero twihaye rugizwe n'iminsi 32. Ibyo bishatse kuvuga ko yakurikiranye ukwezi kwe mu gihe cy'amezi 6, asanga kugizwe n'iminsi 32 ariko ihora ingana buri kwezi. Uru runyanya rurasobanura umunsi cyangwa itariki yaboneyeho imihango. Izi gaperi zirasobanura iminsi umugore adashobora gusama. Naho aya magi arasobanura iminsi y'uburumbuke, aho umugore ashobora gusama aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Naho irigi ryera cyane kurusha ayandi rirasobanura umunsi fatizo w'uburumbuke. Ubusanzwe hari iminsi 14 ikurikira umunsi fatizo w'uburumbuke. Iyo minsi ntabwo ijya ihinduka. Ibyo bishatse kuvuga ngo iminsi iri bikurikire uno munsi ni 14. Iyo minsi ihora 14 ntigihinduka. Niba uzi ko ukwezi kwawe kudahinduka, ushobora kumenya umunsi fatizo wawe w'uburumbuke. Ufashe igihe uzagira mu mihango ukabara usubira inyuma ukuramo iminsi 14. Kuri uru rugero twihaye rw'ukwezi kw'iminsi 32, urabara usubira inyuma ukuramo iminsi 14, urabona ko ku munsi fatizo w'uburumbuke ari ku munsi wa 18. Ariko ubushakashatsi bwerekanye ko intangangabo ifite ubushobozi bwo gutegereza iminsi 5 itarapfa. Niyo mpamvu twashyize ano magi imbere. Ni 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iyi minsi nayo ashobora gusama aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, kubera ko intangangabo ishobora gutegereza iminsi 5. Kandi bwerekana ko intangangore nayo ishobora gutegereza iminsi 2 itarapfa. N'aya magi twashyize 2 inyuma y'umunsi fatizo w'uburumbuke. Kuri urugero twihaye rugizwe n'iminsi 32. Uhereye ku itariki yaboneyeho imihango ukabara iminsi igenda ikurikirana, uzabona ko umunsi fatizo w'uburumbuke ari ku munsi wa 18. Nukuramo ya minsi 5, urabona ko iminsi y'uburumbuke izatangirira ku munsi wa 13. Wakongeraho ya minsi 2 twasobanuye impamvu, urabona ko iminsi y'uburumbuke izarangirira ku munsi wa 20. Ibyo bishatse kuvuga ngo uhereye ku munsi yaboneyeho imihango ukabara kuva ku munsi wa 13 kuzagera ku munsi wa 20 ni iminsi y'uburumbuke. Aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ashobora gusama. Kubara ukwezi k'umugore ntibireba umugore gusa. Iki cyari ikiganiro ibirungo byo kuboneza urubyaro. Tubahaye ikaze mu bice bikurikira.